turabashuje inshuti bavandimwe ho muherere hose mu mpande z'isi njye basuhuza ndamurere manasi kuri mikoro ndabakunda cyane dore kazungu deni wishe abantu barenga 12 biganjemo abakobwa bagiye bahurira mu tubari ubundi akabataba ndetse akabahamba mu nzu yabagamo yakodeshaga. Kazungu deni w'imyaka rwose ikiri mikeya kandi ngo umucuruzi wari umenyerewe cyane mu mujyi yakomeje ngo kujya atahana abakobwa bajyana mu nzu iwe hanyuma abo amaze gusambanya akabica. Urwego rw'ubushinjacyaha rwavuze ko rwataye muri yombi umugabo ukekwaho kwica abakobwa 12 akabakingura mu nzu yakodeshaga. Bivugwa ko mu bo yishe hasanzwemo umugabo umwe abandi ari abakobwa gusa. Uwo mugabo witwa Kazungu Deni yakodeshaga inzu iherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe akagari ka Busanza. Ubaka kanya mbabwiriye inkuru twageze ahabereye iki cyaha cy'indengakamere. Urabona yuko mu by'ukuri iyi nzu ni inzu iri ahantu ha yonyine. Urabona iki cyobo nicyo bivugwa yuko uyu mugabo Kazungu yaba yaragiye atabamo iyo mirambo. Mu by'ukuri ibi bikaba ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bw'indengakamere. Bimaze kumenyekana rero ko uwo musore wicaga abo bakobwa yitwa Kazungu akaba yarabaga mu nzu mu by'ukuri atakodeshaga kuko hari hashize amezi 9 yaranze gusohoka mu nzu kandi noneho yarananze kuyishyura. Gusa nyuma bikaba byamaze kumenyekana yuko uyu mugabo Kazungu Deni yaba yaramaze kwica abo bakobwa hanyuma akagira ubwoba bwo kuba yava muri iyo nzu akaba hagira undi wayijyamo. Ibyo bikaba byaramuteye kwigumamo amezi agera ku 9. Nibyo rero ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe mu kagari ka Busanza mu mujyi wa Kigali hafatiwe umugabo witwa Kazungu Deni nyuma yo kwemerera urwego rushinzwe ubugenzacyaha ribe yuko yaba yaratahanaga abakobwa hanyuma yamara kubasambanya kabica. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribe narwo rwemeje ayo makuru ko Kazungu Deni ukekwaho kwica abantu benshi akabashyingura mu nzu yabagamo. Iyo nkuru ikaba yamaze gutangazwa mu by'ukuri n'umuvugizi w'igihugu umuvugizi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha ribe Murangira Bithiyeri avuga ko Kazungu Deni wafashwe akekwaho ubwicanyi ngo yajyaga mu tubari agafata abakobwa akabacyura iwe akabiba akabica akanabashyingura aho ngaho. Uyu musore ngo yashyinguraga amaze kwica mu gikoni ndetse ngo aho yaratuye n'inzu yari yonyine yegereye aho bakoraga umuhanda ku buryo itaka yacukuraga ajya guhamba abo n'abakobwa nta muntu wari kumenya ibyo ari byo kuko yarivangaga n'iryacukurwaga mu muhanda. Ribu ivuga ko uyu yari umucuruzi mu mujyi uzwi ndetse ko yicaga abantu yabaga azi neza yuko nta muntu wabakurikirana bityo bikaba nta kintu cyari gutuma abaturage bajya gutanga ibirego kuri Ribu wenda bavuga yuko babuze umuntu. Abaturage bahaturiye batubwiye ko uyu Kazungu yafashwe nyuma yaho yari yanze kuva muri iyi nzu yakodeshaga kuko yarayimaze amezi 9 atishyura. Umwe mu baturanyi b'uyu mugabo yabwiye ibinyamakuru bigiye bitandukanye ko uyu yanze kuva muri iyi nzu nyuma yo guhabwa integuza yo kuyivamo hanyuma hakitabaza inzego z'umutekano. Ngo mu nzu ye basanze yarashyinguye abantu benshi barimo n'umukobwa yaherukaga kwica ku cyumweru we yarataranabora. Iyi ni inkuru y'akababaro mu by'ukuri yaturutse muri uyu murenge wa Kanombe aho uyu mugabo witwa Kazungu Deni yakomeje mu by'ukuri kugaragarwaho ibikorwa habaho yagiye habaho ahangaha yabaga n'uyu munsi. Mu by'ukuri ibingibi bikaba ari ibikorwa by'ubwicanyi bw'indengakamere. Uyu muturage yavuze ko uyu musore Kazungu Deni ngo yari yarashyinguye mu nzu abantu barenga 12 barimo n'umusore ngo basanze yashakaga kwambura ibyangombwa bye ngo mu by'ukuri ajye abikoresha. Uyu yabwiye ikinyamakuru gikorera hano mu Rwanda ko yafatanwe za kashe nyinshi z'ibigo bikekwa ko ariho yabeshyaga abantu yuko akora.
ubuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro Mutsinzi Antoine yemeje aya makuru yifatwa ry'uyu mugabo Kazungu Deni. Bivugwa ko yari amaze kwica abantu barenga 12 ndetse akabahamba mu nzu ye. Yagize ati nibyo koko ribu yamufashe twabimenye, hari abo yavugaga ariko ntabwo turamenya neza ngo ni bangahe. Uko igihe kigenda gitambuka mu by'ukuri turagenda tubimenya, turabatangariza umubare, ariko mu by'ukuri bikaba byaramaze kumenyekana yuko ari abantu barenga 12. Uyu buyobozi yavuze ko nubwo azwi nka Kazungu ariko yagendaga akoresha amazina menshi ku buryo utamenya izina rye nyakuri. Ati turacyari gukurikirana ngo tumenye amakuru ya nyayo, nimba koko ari Kazungu Deni cyangwa se mu by'ukuri nk'uko bivugwa akaba afite andi mazina. Abajijwe uko bamenye amakuru yagize ati hari ahantu yabaga yangaga kuva, nuko nyirinzu aza kuturegera, aza kurega gutanga ikirego, hanyuma we nyirubwite aza kwivugira yuko hari abantu yishe atasiga muri iyo nzu mu by'ukuri byamenyekana aba yitanzeho amakuru atyo. Nk'uko mubireba rero iyi nzu ahantu yabaga uyu mugabo Kazungu ni ahantu ha yonyine, ndetse urabona yuko mu by'ukuri ari ahantu hasa nkaho hihishe. Abaturage bose bavuga yuko babonaga agenda ariko batamenyaga igihe atahira. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye bitangaza izi nkuru mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi nibwo mu by'ukuri wakegera ku Gihozo Family TV kugira ngo wumve inkuru ya nyayo. Ibyagiye bitangazwa birimo n'ibyagiye bitangazwa n'umuyobozi wa ribu ndetse n'abandi bayobozi, mu by'ukuri ibi ngibi ni indengakamere, birarenze. Tukaba tuburira abakobwa ndetse n'abandi bantu mu by'ukuri ku buryo wajya ujya gusura umuntu uzi aho ugiye ndetse wamaze no kuvuga mu by'ukuri aho ugiye ku buryo uwagushaka yakubona. Tukaba dushishikariza abana b'abakobwa kujya batanga amakuru mu gihe, kuko hari abagiye barokoka uyu mwicanyi ariko bikaba bitaragiye bitangazwa cyangwa ngo bihabwe agaciro, nyamara ugasanga baravuga ngo bagiye bamucika hanyuma bagaruka mu gitondo aho hantu bakasanga amaraso. Tukaba dusaba abaturage ndetse n'abandi bantu baba baturanye n'abantu baje mu makaritsiye ari bashyashya kujya batanga amakuru ku gihe, kugira ngo nimba hari n'ibintu bitagenda neza, byaba iby'umutekano, iby'ubukungu ndetse n'ibindi, dutanga amakuru hakiri ku gihe. Reka mbabwire yuko rero iyi nkuru ndetse n'izindi zerekeye uyu mugabo Kazungu tuzaba tugenda tuzibagezaho uko bukeye n'uko bwije. Njyewe ubatangariza kandi nkanabatohoreza aya makuru, Damureri Manasi kuri mikoro. Ndabakunda cyane, mukomeze kandi subscribe, share, comment, hanyuma ibitekerezo byanyu ni inyamibwa. Turabakunda.